Nitwa Yohani Paulo Habumuremyi, ndi umukristo ubarurirwa i Nyarugenge muri ADPR, nabaye muri CEP kandi numva ndi fier kuhagaruka. Hari umuntu bahantu akagenda agiye kubera impamvu nyinshi zitandukanye z'ubuzima tubamo, ariko iyo ngarutse muri CEP biri mu bintu bya mbere binshimisha. Imana rero irakoze kubera ko yampaye umwuka wo guhumeka, ikama nizi imbaraga, ikama n'ubu buryo kugira ngo nongere ngaruke muri CEP. Kubona uburanga bwanyu bitera gufashwa, tutanaganiriye n'ijambo ry'Imana ngo tuvuge ibintu byinshi cyane, twanezererwa Uwiteka, twamuririmbira. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo dusome Bibiliya itangira ibice 41, ndahasoma 30 yonyine, umurongo wa 37, 38, 39. Igitabo cy'Itangiriro ibice 41, 37, 38, 39. Reka mbasomere mu izina rya Yesu. Haravuga ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhanye. Amen. Ndashaka kuza kuvuga kuri aya magambo gatoya avuga ngo tuzabona hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Tuzabona hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Muri iyi nkuru iyo isomye usanga harimo ibintu byinshi bitangaje, ariko ndavuga bikeya. Icya mbere kirimo gitangaje nuko umuntu bivuze atazi n'Imana. Uyu mugabo witwa Farawo uvuza aya magambo nta nubwo azi Imana ya Ibrahim, nta nubwo azi n'amateka y'Imana. Murankurikiye? Ariko ukurikije ukuntu abivuze, ashobora kuba hari amateori yari yarasomye agendanye n'Imana. Ntayizi, ntibanakorana, nta nubwo ayubaha. Ariko nk'abantu bari bafite ubwami bwarimo abahanga benshi, ashobora kuba yarajya agasoma ibintu bijyanye n'Imana, agasoma ibintu bijyanye n'umwuka wera w'Imana, akabona wenda imirimo itandukanye Imana ishobora gukora itandukanye n'ibigirwamana bari bafite, n'indi mana bari bafite, n'izindi mana bari bafite bishobora gukora. Noneho ahura n'umusore wari umaze imyaka 13 ategereje isezerano. Imana yavuganye nawe afite imyaka 17, ibisohoza afite imyaka 30, naho yarongoye. Abasore muri hano muranyumva? Yazanye umugore afite imyaka 30. Nabisomye mbyitondeye. Kandi Imana yavuganye nawe afite imyaka 17. Muri iyo myaka 17 niho yagize ibibazo bikomeye cyane. Kuva ku myaka 17 kugeza ku myaka 30 cyari igihe cy'ibibazo bikomeye cyane. Ikibazo cya mbere yahuye nacyo Yosefu turimo turavuga, yajyaniye abantu urukundo bamwakiriza urwango. Ise yaramutumye aramubwira ngo ndashaka amakuru y'amashira kinyoma y'abakuru bawe baragiye intama, genda ubarebe. Agenda anezerewe yishimye nk'umwana w'umutesi nk'abandi bana bose, avuye mu rukundo rwinshi. Bibiliya ivuga ikintu gitangaje, abagezeho asanga bamaze gucura imigambi yo kumwica. Murankurikiye? Ndashaka kubabwira ijambo rikomeye. Nta muntu n'umwe uriho, nta system cyangwa imikorere iriho, nta mbaraga ziriho zishobora kwica umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe keretse ubigizemo uruhare. Nta mbaraga ziriho. Natunguwe, Imana ituma bapanga plan B cyangwa umugambi wa kabiri. Gahunda yari hari kwari ukumwica, bakamuca igihanga, bakazabeshya se. Ariko ngo bari muri uwo mwanya ngo biyungura inama, baravuga ngo oya, mureke twe kumwica tutishirishaho amaraso. Umva izo muhwe, n'ubundi bitekerezo bafite nibyo kwica. Ariko kubera ko Imana ari mufiteho umugambi w'ibintu biremereye, ntibamwica, ahubwo bapanga indi plan B. Batayipangishijwe n'urukundo, bayipangishijwe n'uko ari Imana yabishatse. Yesu ashimwe.
Haleluya. Reka mbabwire, ibintu byose duhura nabyo mu buzima tukabirokoka, ntabwo haba hariho umuryango wo kurokoka, ahubwo plan B, umugambi wa kabiri wo kurokoka wabaye kubera ko ari Imana yabipanze bitewe n'umugambi w'Imana. Narimvuze ngo plan B yabaye mu byo wanyuzemo simbizi. Ushaka kuba wararokotse impanuka, ushaka kuba wararokotse ibintu bitandukanye mu buzima, iwanyu muturanye n'abarozi barakuroze bikanagaragara, ariko kuba warabirokotse ntabwo bisobanuye yuko ari uko wari ufite imbaraga cyangwa byo byari kukubabarira ukabirokoka, ahubwo ni plan B y'Imana. Ukwiriye rero gukurikirana ako kantu kabitsemo ibanga ryawe n'Imana, imbere gatoya kabitsemo ibanga ryawe n'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Uyu mugabo rero baramujyana ku myaka 17 yari imyaka ya peti. Abenshi hano ntabwo dufite abana bafite imyaka 17, ariko twabaye mu ngo zifite abana bafite imyaka 17. Niba hari umuntu ugira peti ni umusore w'imyaka 17, 15, 16, 17 ararya kweri kweri. Ufite abana batandatu agafuka k'umuceri bagaterera mu gihe gito. Niko bigenda. Yari mu myaka ya peti kandi yaragize umugisha wo ko samukunda cyane. Bibiliya iravuga ngo aragenda yisanga mu Egiputa ku isoko mpuzamahanga ry'abacakara. Ndashaka kuvuga ibintu bikomeye nitonze. Ni ahantu babambikaga ubusa, uje kugura akajya yumva pinya. Uyu se ko atashobora gukora, ntiyashobora kuzajya yirirwa yikorera amakara, ntiyashobora akazi k'iwanjye. Baraza barapima, bigeza nimugoroba ntawe uramugura. Potifari ahaviriye mu kazi, nimugoroba araza asanga Yosefu ari mu byasigaye. Abasigaye babaga ari bande? Babaga ari abantu barwaye ibisebe, abantu bakomeretse, abantu bakubise bagakubitwa na ba boss bagasigara. Ariko Imana kuko yari ifite umugambi, murankurikiye, arakareba kabona gafite ibimenyetso by'uko kabayeho mu buzima bwiza, ariko kubera inzira n'urugendo n'inzara n'ubuzima no kwangwa na bene se, akakabona ibimenyetso by'ibintu bikomeye. Birangira rero akaguza, atari ukubera imbabazi, ariko ari ukubera umugambi w'Imana. Yesu ashimwe. Natangaye, uzi ko umuntu ashobora kuba ariho umugambi w'ibintu biremereye, ariko tukamubona mu buzima butaduha n'ishusho y'umugambi uremereye Imana imufiteho. Niyo mpamvu mu buzima muzagerageze kubana n'abantu bose, kuko mwene so muri kumwe ntabwo muzi neza. Nari mvuze ngo ntabwo muzi neza. Abigisha bamwe bakunda kubivuga, uzi we w'uyu munsi, ariko wowe ejo ntabwo umuzi. Iyo ndi kuganiriza abarokore cyane abanyamugi, basaba kubahana kubera ko ntabwo tuziranye neza. Hari ibintu bibiri mugomba kwitondera. Icya mbere, nta muntu ujya kuvugana n'Imana kunyuzeho. Hano umupasiteri tunyuraho, abarokore bari danje, ni abantu bavugana n'Imana batanyuze kwa pasiteri wabo, bakavugana n'Imana direct. Icya kabiri kirimo gitangaje, bashobora no kuvugana n'Imana ibintu bikomeye birenze n'ibyo pasiteri wabo yavuganye n'Imana. Murumva badatangaje? Twubahane rero. Bwira mugenzi wangu ukwiye kunyubaha. Yesu ashimwe. Byanteye umutima wo koroha nizi ibintu byinshi ku Mana. Urwego rwose Imana yakugezaho, amavuta yose Imana yaguha, ubukire bwose Imana yaguha, ukwiye koroha, kuko umurokore mu bana ntabwo umuzi. Buse muranyumvise? Aragenda ajya kwa Potifari, ntaho Bibiliya ibivuga, ariko ndabigenekereza kandi mwebwe muranyumva. Niba yarariye isombe agakubitamo umufupa, agashyiramo sosoma, mu kanya gato ngo inzobe y'ibiragaragaye. Naratunguwe. Shitani azi kureba umuntu uri mu bihe bibi, akamugenekereza akamenya ejo he hazaza.
ntabwo aba ari shuwa neza, ariko aravuga ngo uyu muntu witwara gutya ugenda gutya nkurikije inararibonye yabo nabonye banciye imbere azaba iki. Ntabwo aba ari shuwa neza, kubera ko Imana itubwira bike igasigarana byinshi, kubera ko byose ntabwo twabirinda. Murangurikiye? Itubwira duke samari, ariko igasigarana details, igasigarana details. Murangurikiye? Ariko ikintu gitangaje, shitani azi kureba umuntu uri mu bihe bibi akagenekereza, akavuga ngo ukurikije uko yitwara, ugakurikiza uko agenda, azavamo iki. Icya kabiri, icyaha cya nyuma mu byaha byose muzi Satani akoresha kugira ngo yibe umunyamasezerano ni ubusambanyi. Natunguwe mu bintu nateguye mu ijambo ry'Imana. Icyaha cya nyuma mwabajene mwe abasore n'abakobwa Satani akoresha kugira ngo yibe umuntu ufite amasezerano ahambaye ni ubusambanyi. Niyo mpamvu isi ibidafite agaciro mu busambanyi, nk'ubusambanyi mu ijambo ry'Imana ni by'isi hagaciro. Muzi impamvu? Satani arimo arabyoroshya ngo abantu bamenyerane nabyo, babe familia nabyo. Murankurikiye? Niba bamara kuba familia nabyo bazisange barariye ahazaza habo basigaranye ubusa, cyane cyane abakiri bato. Niyo mpamvu everywhere hari marketing y'ubusambanyi. Internet iruzuye, ibigurwa cyane n'ubusambanyi. Umwuka ufata abantu cyane, ibyaha abantu batira cyane ni biri related n'ubusambanyi. Muzi impamvu? Niwo mwuka wa nyuma Satani agerageresha umunyamasezerano. Arabanza akagukubita, abantu bakakwanga, ibyo ukabirenga, ariko akagutegera ku busambanyi. Umugore aramwegera aramubwira ngo Yosefu, ukora neza, bavuga ko hari promosiyo z'uburyo bubiri. Hari promosiyo ikongera umushahara, ariko hari na promosiyo y'ijambo rya boss. Yaramuhaye promosiyo, indirect promotion. Ukora neza. Kubwira rero nk'umuntu wavukiye munsi y'ubutayu bwa Sahara nkatwe twese, aho ababyeyi bavuga nabi, batante bavuga nabi, bakuru bawe bavuga nabi, suvuga nabi, ukamubwira akajambo kazamura amarangamutima gatuma aba hypotonized. Hypotonized ni ugutakaza original yawe ukakira fotokopi y'ikindi kintu tutazi. Murankurikiye? Bituma umuntu atakaza uwo ari we agasigarana uwo atari we. Kumubibamo rero biroro. Ukora neza. Yosefu aramubwira merci. Ariko nakunze Yosefu. Ikibitsanyo yavanye kwa se afite imyaka 17. Yakirinze mu myaka 13 yo gutegereza amasezerano, kugeza ubwo Farawo utazi Imana yakimubonyemo. Reka mvuga aya magambo. Ikibitsanyo yavanye iwabo Nyakabwende, akivana iwabo Rwempasha, Indego hasi, akivana iwabo Musanze, Burera, Butaro. Ikibitsanyo yavanye iwabo ku Kamonyi, Gisagara, Izivu, hejuru. Yakirinze mu myaka yamaze yiga ategereje icyo Imana yagambiriye, kugeza ubwo umupagana kimusomye. N'amagambo akomeye, n'amagambo akomeye. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo arangije aramupropose, yamubwiye ibintu bibiri. Aramubwira wanyemerera tukaryamana, abyanze amubwira igikomeye kurenzaho, aramubwira ngo nyemerera tubane. Niwe mugore wazanye umwuka wa second office. Kuba ufite urugo, umuntu mwarasezeranye ariko ukagira n'umuparteneri, undi mukobwa cyangwa undi mugore. Mujya mubyumva hano hanze ko hariho second office. Buriya n'abakobwa babatendeka bafite ama office menshi. Iyo wiyangaje wakunze, wumva umuhungu wakunze, kunda uwo ngo kweri kweri, wigira ama office menshi. Ngo mfite uwo mvanamo capati zo mu biryogo, mfite uwo nkuramo azi kuvuga neza, ubwo mukuramo amagambo, mfite ushinzwe kumplazinga no kunzamura. Oya,
urimo urakora ama office utari wubaka n'urugo uzakora menshi. Niwe muntu wawutangije. Yosefu arahakana. Amaze guhakana natunguwe, shitani ni kabutindi. Ntacika intege. Abonye ibyo gukoresha kudiringa mu buryo bw'amahoro buri peaceful binaniranye. Aravuga ngo reka dukoresha imbaraga zose. Ashora imbaraga zose. Ariko ashora imbaraga zose na Yosefu ashora imbaraga zose. Haleluya! Torero ry'Imana Yesu ashimwe. Basepiye ko mbakunze. Haleluya! Nako uyu munsi ndababwira amagambo make. Ashora imbaraga zose Satani. Ariko na Yosefu nawe ashora iki? Bibiliya iravuga ngo yinjiye mu cyumba, yari yambaye ya myenda nyine bakoresha mu gikoni. Yinjiye mu cyumba asanga umugore yamwiteguye kweri. Ngo ahita amufata ngo ngwino turyamane. Umutima uramubwira ngo iruka usiga ikanzu. Igihe nikigera nzakudefanda. Mu bintu bibiri Imana ibahe guhishurirwa. Guhishurirwa ni ukumenya amakuru abandi bantu batazi. Murankurikiye? Ariko ari mu kuri kw'Imana bigatuma ufata imyanzuro abandi bantu bashobora no kuba batemera ariko uhagaze mu kuri. Kandi icyo nabonye mu guhishurirwa iyo bigeze nyuma Imana itanga ibisobanuro ko ari muri kuri. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo arangije ati kanzu ajya muri gereza. Nakunze Imana cyane, igihe kigeze Imana ntabwo yanyuze kwa Potifari. Murankurikiye? Kuko ari kubangamira umugambi wayo. Yanyuze hejuru yo kwa Potifari kugira ngo mutumire mu birori atungurwe n'ikibaye. Arota inzozi umwana, ashaka uwazisobanura binanirana. Ngo Yosefu aze arazisobanura. Akimara kuzisobanura bene data, umugabo avuga ijambo rikomeye umwami. Aravuga ngo nta wundi muntu twabona umeze nkawe, umunyabwenge nkawe, kuko ni wowe wagaragaye uri mu mwuka wera. Vuga ibintu bikomeye. Mu myaka 13 yamaze ategereje amasezerano, ari muri muvuto ari gukora akazi, kandi yari afite amasezerano arenze gukora akazi ko mu rugo. Yari yararose abona inyenyeri n'ukwezi byikubita imbere ye. Yari yararose abona bari guhambira imibabona umubawe usigaye uhagaze, indi yose y'abakuru ye yose yikubise imbere ye. Mu yandi magambo yari umugabo uhambaye mu gihe kizaza. Ariko icyanshimishije yashoboye kubirwanaho. Murankurikiye? Arinda ikibitsanye ku buryo umupagana kimubonamo mu gihe cyo gutabarwa kwe. Yesu ashimwe. Kamvuga ibintu bikomeye dusoza. Tuzabona hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Hari ibintu bibiri mugomba kwitondera. Icyambere, mucyandika ahantu kandi mugitahana. Mukuriye gutoza ubuzima bwanyu guhomba umunezero w'igihe gito ubitse mu bwandu. Mukwiye gutoza ubuzima bwanyu guhomba umunezero w'igihe gito ubitsemo iki? Ubwandu. Narababaye mu minsi yashize, ni inkuru njya nigisha ariko nazitekerejeho numva zirambabaje. Umuhungu mukuru wa Yakobo witwa Rubeni yari afite imbere heza hakomeye, ntiyabifata mu buryo buri serien, ariko biruha umuji wabo abifata mu buryo buri serien. Nimusoma Bibiliya, ntabwo mbabwira imirongo myinshi turi buze gusoma, ntabwo tuyisoma. Natunguwe. Rubeni yari afite mu gihe kizaza kuragwa umurage w'umwana w'imfura. Ako nakambere. Kandi abajya musoma amateka, iyo baragaga umwana mu bihe kwa Ibrahimu, kwa Isaka, kwa Yakobo, bahaga umwana umurage w'umwana w'imfura, ubutware bw'umwana w'imfura, bakanongeraho kwagabanana na barumuna be bose kandi bakanganya. Muvuga ngo Imana yamuteguriye ibintu bikomeye. Ariko umugore atangira kubaka friendship ya gake gake. Hari ijambo mu kigereki bita Eugene, ekimenisme. Bivuga koroshya ibintu. Iyo umuntu ashaka kukoroshya yubaka friendship nawe.
niba mu mahame wari ugeze hano kugira ngo mubane ugomba koroshyaho gato nawe akazamuraho gato kugira ngo mugire ahantu muhurize. Urumva rero abatakaje uwo ari we nawe ubutakaje uri we, mwese mumaze gutakaza wo muri batangira kubaka ubucuti bwa gake na gake, barakundana, biruha akazajya muha serivisi nk'umwana mukuru, akumwesha ufite uri bogari, nukuri sa gutekerezaho ibintu byiza, tware tuganiriye nijoro ambwira ko gufiteho gahunda nziza, ikindi gihungu kikajya gikina, do kirimo kirakina, we nta kina. Ngo mu mwanya mutoya uko bagiye babana birangira amugejeje ku buriri bwa se, aho biruha yaryamanaga na se Yakobo. Ngo baryamane, Sara bimenya arabimuhisha, amutegera mu gihe cyo kuzamuraga. Muzitondera ikintu cyose, sina ngombwa ko umuntu akurondora cyangwa se Imana ivuga amagambo menshi. Uzitondera ikintu wabika mu mutima wawe ukakibika kandi uzi neza ko kiri danje cyazakwicira hazaza, kuko Imana ifite amakorosi menshi dutegeye. Ndimo ndasaba Imana, magambo Imana yampaye arakomeye, ngo ntimugire ubwoba ahubwo bidufashe. Niyo mpamvu ndi kubivuga nitonze. Bamaze kuryamana, Sara bimenyera bimuhisha, Itangiriro 49 muzasome hose icyo gice cyose muzagisome. Umurongo wa 3 agiye kumuraga avuga ibintu byiza byarambabaje, nyakunda kubyigisha abanyamwuka n'abanyempano. Aravuga ngo Rubeni, uri imfura yanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho, urushaho gukomera, ufite icyubahiro. Ariko ageze hepfo aramubwira ngo ntuzabona ubutware kuko wuriye indyamo yanjye, ni wowe wayihumanije. Murankurikiye? Amuraga ikintu kibi mwese muzi cyo bita otasayiko cyangwa sikredor, uruzerero. Aramubwira ngo uri nk'amazi kuko adahama hamwe, ntuzabona ubutware. Kubera iki? Rubeni yarangaye ku bitari byo kurangara, ariko Yozefu imyaka 13 yamaze muri muvuto, mu bigeragezo, mu ntambara, mu bimukomereye, yarinze ikibitsanyo yari afite muri we, kugeza ubwo umupagana akimubonamo, igihe cyo gutabarwa kwe akimubonamo. Ndashaka kubabaza ikibazo, ahantu mwavuye, ubuzima mwavuyemo n'imyaka murimo, abanyamwuka mwasenganye nawe mwabanye, nimusubirayo bazongera babonemo cya kibitsanyo cyangwa bazasanga mwaragitakaje. Fiançailles ishobora kukikwambura. Jewe nabanye n'abantu fiançailles irakibambura basigara batereye. Nabanye n'abantu babivamo uko bumvaga Imana bayivamo. Simbizi niba Imana ari insirimu kabishobora kwa updating ibintu. Ariko nibaza ko Imana isirimutse ku rwego ibintu ivuga iba yarabiteguye mu myaka tudashobora kubara. Ntabwo ihindurwa n'ikintu cyari cyo cyose. Nabonye abantu bagira indi myumvire, bakiriza indi myumvire, bagera ku rwego ibintu babivamo. Ukamubaza n'ububyutse se bwakujeho? Ahubwo ati ntabwo ari ububyutse. Arabo twaganire bakambwira ati rwose ni intege nke. Nese intege nke zatumye uhakana ibyo wemeraga, ni intege nke. Sinzi ikibitsanyo wabikijwe niba nyuma y'imyaka ingaho uzamara hano kuri kaminuza bazakigusanga. Imana imfashe mu byumva. Imana imfashe mu byumva. Haleluya. Ariko nimugera kuri Yozefu mu Itangiriro 49 muzumva ukuntu se yamuvuze. Yarabuvuze ngo Yozefu we uri ishami ry'igiti cyera cyane. Iryo shami rikarenga inkike y'igihome, no kuvuga yera imbuto iwabo akera n'imbuto hanze yiwa. Niko se amuvuze, yera imbuto iwabo mu gipangu, ariko akera n'imbuto mwagiputa kureho. Haleluya. Aramubwira ngo abarashi bakugiriye iby'urwango, ariko inkoni yawe ntirakabanguka. Kubera iki? Amaboko yawe yakomejwe n'ukuboko kwa ya ntwari ya Yakobo. Ni igitare cy'Abisiraheli cyakomotsweho n'umushumba. Aranje amubwira ngo Imana yaso izagufasha. Ageze ku migisha aramubwira ngo imigisha izaba kuri wowe, izaba mu izingiro ry'umutwe wawe Yozefu. Imigisha iva mu nda, imigisha yo mu mabere, sinza kuyibasobanurira. Muzantumira umunsi umwe mbasobanura ubwoko bw'imigisha.
buri mu isezerano rya kera tubihuze n'isezerano rishya. Imigisha mu mabere, imigisha yo hejuru, imigisha turi kuzimu izaba mu buzima bwawe. Murankurikiye? Kubera iki? Ni ishami ry'igiti cyera cyane rikarenga inkike y'igihome. Tuvuge ngo amen. Mukwiye gutoza ubuzima bwanyu kwemera guhomba umunezero w'igihe gito ubitse mu bwandu. Muri iyi minsi nagize umugisha wo kwigisha guhura n'urubyiruko rwinshi. Muri iyi minsi urubyiruko rwo mu Rwanda rw'abakristo rurimo rurahangana no kwerekana ibitari ngombwa, ibintu biri cheap. Kandi hari ikibazo nagize mu mwuka, iyo akenshi uhangana no gushaka kwerekana ibintu biri cheap, uba igikoresho giciriritse mu bwami bw'Imana. Uhinduka igikoresho giciriritse, impact yawe mu bwami bw'Imana ntirenga aho ngaho uri. Usanga umeze nk'umukomediye cyangwa se umuntu uzana nk'abandi bigisha entrepreneurship, umutrena, ariko nta kintu na kimwe uzana mu isi y'umwuka. Kandi nakunze Imana cyane, hari inkunga itaguha, murankurikiye? Kubera yuko mu bwami bwayo hari inyungu utazana. Kansoze mvuga icya kabiri dusenge. Icya kabiri biradusaba ko twitoza gusabana n'Imana kurenza ibindi byose. Barokore cyane mukiri batoya, mwitoze gusabana n'Imana kurenza ibindi byose. Mu byitoze b'ubuzima. Hari ikintu njya mbwira cyane abakiri bato, iyo umuntu yitoje kureba filime amasaha 8 avanamo ibintu bibiri. Icyambere avanamo umunaniro. Mu yandi magambo hari ibintu atakwiga nk'imibare, ibintu bya chemistry, ibintu byose birasaba umwanya munini, biramugora. Abo umuntu w'umunebwe uraho ku buryo nyine kwiga yiga utuntu nyine tutamuvuna. Ko filime iyo yamaze gufata umwanya cyangwa social media ugasanga umuntu ayikoresha amasaha arenze yagukoza ibindi. Iyo usabana n'ikintu cyane kigeraho kikakwinjizamo imbaraga zacyo, iyo kimaze kukwinjizamo imbaraga zacyo, uretse na addiction no kwigarurirwa nacyo, icyanu cya mbere kikubaho gikomeye ni umunaniro. Uhorana umunaniro. Ntiwahimba indirimbo iryoshye, uhimbiye bugufi, udownloadinga hafi, download hafi, uririmba ibintu bya morali, Mana we Mana, haleluya, muhimana icyubahiro karindwi. Ibyo bintu nta kintu bimaze. Umuhamagara Imana yaduhamagariye n'umwe n'uwo kwezwa. Ikintu cyose kidafasha umukristo kwezwa nta nyungu gifite. Mundebye nabi, sicyo kinyejana mubona turimo. Ngiye mpura n'abaririmbyi benshi. Abantu benshi bagwiriye kubera kumara amasaha menshi basabana n'ibindi bintu. Ajya guhimba indirimbo yakwibuka ngo agakubitamo kakandi kari soft, you know? Natwe bajene twagakubita muri muziki, kubita hasi, manura muri die, pa zamura, baritoni, kubitamo aruto, zamuka. Daimoni ntizigende. Umuntu gasanga afite irari ry'igikorwaho uko yarizanye niko ritahanye. Bibiliya iravuga ngo twahamagawe umuhamagaro umwe, umuhamagaro wo kwezwa. Ikintu cyose kitaganisha umukristo kwezwa kiraciriritse mu bwami bw'Imana. Mundebye nabi, worship team, come on. Ndahura n'amaworship team muri iyi minsi, muradupfunyikira. Zamuka, kubita ingoma nka dube, zamura nk'abahungu bo muri Joyous, shyiramo nka Zimpreze. None twarangiza tugakubitamo n'amapantaro ameze ukuntu n'imisatsi na afro imeze nk'iyo Maverick City Music. You know gale, urumva ndimo ndagenda nkabo, urabona ukuntu ndapa? You are gale, oh my gale. Ibikoresho biciriritse. Nimushaka mugaruke ku masoko, muragomba kuyagarukaho. Nudasabana n'Imana kurenza ibindi bintu byose uzaba igikoresho giciriritse. Murankurikiye? Mu bwami bw'Imana. Umuntu yaje yananiwe, urumva nta kindi wahimburetse kanu kari soft. Imana icubahiro irahamba, ntuvuga ikirundi, ntiwavukiye Bugande, wavuze ikinyarwanda neza. Imana icyubahiro niko tuvuga. Oh Adonai,
ndashimira Imana cyane iduhaye umwanya urumunyamurenge. Imana iratuzahuye. Oh haleluya. Amen. Reka mabwire ibintu bibiri. Nimugoroba ndaza kugira umugisha wo kwigisha konseri. Ari ibintu bibiri. Mu bwami bw'Imana ntabwo Imana ikoresha amafotokopi, ikoresha original. Iyo wigize rero fotokopi y'ikindi cy'urundi muntu, urumva ugashaka kuvuga nka Jean Paul. Kura ko ngewe am very funny, ndi extravert, ndaganira cyane. Ushatse rero kunyigana ntabwo uzaho byatangiriye, bishobora ko byaratangiriye mu nda ya mama, cyangwa bishobora ko byaratangiriye cyage ntarahura na mama na data tukiri kumwe n'Imana. Ubwo rero ushatse kunyigana wazaruha. Kuko mu bwami bw'Imana agomba kubamo diversite y'ubwami bw'Imana. Ugomba kuza uko uteye, nanjye nkaza uko nteye. Mwari muzi ko hari abantu bafashwa n'umuntu uririmba arakaye. Mana nza kunambaho uri mwiza we. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bose baririmba baseka. Wikwisetsa niba atari kuteye. Hari umuntu ujya kuririmba agatangira kwifaranganura. Imana icubahiro, Imana irahambaye. Hari n'abantu babi. Ntabwo Imana ikoresha amafotokopi, ikoresha original. Babwira ka kabiri. Mu gukoreshwa n'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo wigize fotokopi y'undi muntu uravunika cyangwa se ugahomba mu bwami bw'Imana. Kuko ntabwo uzi aho Imana yabimuhereye nuko byagenze. Ntabwo uzi imisozi Imana yabanje kumuzamura. Jewe rero iyo ndi gukorera Imana nkora nkanjye mu original yanjye. Nta muntu nigana, nigira ku bantu, kwigira ku bantu ni ngombwa, ariko nta muntu nshaka kumera nkawe. Urumva rero abantu bose Imana icubahiro, oh rahambaye. Utu tuntu ndashaka ko mutwirukana muri CEP mukaduhimbira ibintu bikomeye. Umuhamagaro wose utarimo kwezwa it's nothing, biraciriritse. Yesu atangira kubwiriza yaravuze ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Erega ni muzabihindura nubwo musigaye murya goriros mukanywa yawurute muri iyi generation ya goriros na yawurute. Ntimuzabihindura. Usanga umuntu Imana icubahiro turirimbe. He he. Zamura. He. Ha. Zunguza umutwe gutya. Twese twagenda gutya. Imana icubahiro karindwi gutya. Umuntu wazanye amadayimoni yo kwica umuntu akayatahana. Ariko Yesu yarabwirizaga bakavuga ngo abwiriza nk'ufite ubutwari. Hase nabanditse. Ugomba kuririmba nk'abantu bafite ubutwari. Ugomba gusabana nk'abantu bafite ubutwari. Imana ikabakoresha ibintu bihambaye. Rero twitoze gusabana n'Imana kurenza ibindi bintu byose. Icya kabiri muzavoma mu gusabana n'ibindi nuko andura. Iyo usabana na social media, gusabana na YouTube cyane nge narabibonye, uvanamo kwandura no guhumana. Kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu niyeza, mu yandi makuru bisobanuye ko umuntu natiyeza azaba atari igikoresho kizima. Mu yandi makuru waba uri gukorera ubusa. Iyo rero umuntu ahumana kubera kuri YouTube cyane, filime cyane, nukuri ibintu muzabona isi iri gushyiraho ibintu bishya. Nsoza Yesu ashimwe. Uretse twebwe kurinda ikibitsanyo kiri muri twebwe, hari umushinga Imana ifite. Muvuga ngo hari umushinga Imana ifite. Ndashaka kubabwira. Irashaka kuduha imbaraga cyane abakiri bato ku rwego nta kintu na kimwe gishobora kutwataka. Ikije kutwataka cyose gihita gihinduka igikoresho gikora ibyo turimo, murankurikiye, kandi mu buryo kidusanze. Imana irashaka kuduha imbaraga nk'izina yo tirama kwa Samweli. Ebeneze nayo tirama ntihari imbaraga. Nako nsohozaho tugasenga. Tuzabona hehe umuntu uri mu mwuka wera. Bibiliya iravuga ngo Sawuli yashatse guhiga Dawidi amenya amakuru ko ari nayo tirama kwa Samweli, ngo ariko hari imbaraga. Amen. Ngo yohereza abasirikare bari ku rwego rwo hejuru bigishijwe gushimuta umwanzi w'igihugu no kujya kumuzana mu majoro, ngo baza bakokinze kweri kweri. Namwe nimurebe ukuntu bari bambaye abasirikare boherejwe na Empire Isiraheli. Yabahaye kanuni yabagana ati mumufate mumuzana ko gahungu ka Dawidi kananiranye. Ariko muvuge ngo bari batatse ahantu hatatako. Ngo araza, ngo bahageze basanga bari mu buhanuzi.
imbaraga zihari zirabafata. Nta hantu muzasoma muri Bibiliya ngo Samweli arababwira ngo ntiyigeze avugana nabo. Uwo mwanya ntawe yari afite, yarahagarariye umurimo, nta mwanya yari afite wo kuvugana nabo. Bibiliya iravuga ngo arangije ngo barahanura, bahanurana nabo, kandi bahanuye muri gahunda bahasanze. Reba abantu baje gushimuta bahise bahanura muri gahunda basanze. Barokore, Imana yaduhaye imbaraga, ntituzongere kwirukana amagini n'abarozi n'abapfumu, kubera ko turi ikoresha biciriritse dore duhangana n'ibitari byo guhangana. Nakubise amagini, menaguye imbaraga zagatwiga, hakavuga ibintu ndavunaguye, ni ibikoresho biciriritse. Samweli uwo mwanya ntawe yari afite. Bibiliya iravuga ngo yohereza itsinda rya kabiri naryo rikomeye, yohereza itsinda ryo ku rwego rwa nyuma rya gatatu, ngo rigezeyo rirahanura. We none hagiyeyo umwuka yamufatiye ku kagezi kitwa Seka, arahanura inzira yose. Agezeyo mwibuke ko yaramaze iminsi arya ibiryo, cyari igikoresho gihaza. Ba Samweli bo babaga no mu masengesho, bari bakiri kumwe n'Imana. Samweli ngo ahita yicarira aravuga ati hanura n'umuri twe twarakubuze ibiryo byose urya Isirayeli kugaburira. Ngo arahanura kweri, arahanura ngo ageze avanamo n'imyenda, aravuga ati aho nahereye ubuhanuzi butamanuka n'ikintu cy'igipagani, ngo ahita avanamo imyenda ngo arahanura. Mwasomye Bibiliya? Agejeje mu gitondo abwira abasirikare ati arabwenge mwese, mwababwiye ati duhurire. Ngo kuva icyo gihe kugeza Samweli atabarutse, Sawuli ntiyigeze yongera gutusha asubira nayo tira. Tuzabona he umuntu uri mu mwuka w'Imana, tuzabona he umujene, tuzabona he umukobwa, tuzabona he umumama w'ejo hazaza, tuzabona he umwenjeniyeri, tuzabona he umuyobozi. Dukeneye kurinda ikibitsanyo Imana yaduhaye. Imana bampera umugisha. Vuza amagambo make twatena haleluya nkeya, ariko nimuhumure washiptimu n'abahanga baraza kuzibateresha izo nsizi. Imana bampera umugisha. Ndagira ngo dusenge. Hari umuntu ushaka gusengana nawe muri kino gitondo, kandi ninginga umuyobozi wa CEP, aracyari umuyobozi wacu, nimuratora yegere hano kugira ngo mfashe dusengera abantu. Sindi kubukwihanisha, muri abantu bakuru, muri abantu biga, muza agaciro k'ibyo ndimo ndavuga. Umwuka wera ari kumwe namwe. Mureke twese duhaguruke, adusabira imbaraga zo kurinda ikibitsanyo. Ikibitsanyo ufite urakizi, urishuwa neza, ukirinde. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye Yesu, icyubahiro n'ikibi cyawe mwami. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe Yesu. Haleluya. Shimwe, tuguhaye icyubahiro mwami. Wigisha abigishwa gusenga, warabwiye ngo mujye musaba ifunguro ridutunga none. Waduhaye ibyo kurya by'umwuka mu ijambo ryawe mwami. Farawo aribaza ngo ni hehe tuzakuramo umuntu uri mu mwuka w'Imana. Aribaza ngo ne tuzakubona umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana. Ni gute tuzabona umuntu winjiye mu bubata bushya bw'umwuka wera. Aribaza ngo ne tuzabona umuntu ukorana n'Imana. Aribaza ngo tuzakura umuntu ubana n'Imana. Aribaza ngo ni hehe tuzabona umuntu wuzuye umwuka wera. Aribaza umuntu aho twabona umuntu uyoborwa n'ijambo ry'Imana. Aribaza ngo ni hehe, ninde umuntu wuzuye umwuka wera, ninde wayoborwa n'umwuka wera, ninde wayoborwa n'ijambo ry'Imana, ninde wakorana n'umwuka wera. Haleluya. Ni hehe tuzamukura? Bibiliya igaragaza umugabo witaga Enoki, aravuga ngo amaze kubyara Metusela ngo nuko atangira kugendana n'Imana. Turibaza ngo ni hehe tuzabona umuntu ugendana n'Imana. Ni hehe. Haleluya. Tugize icyifuzo, turavuga ngo turashaka ngo twongere kwinjira mu bubata bushya, mu bubata bw'umwuka wera. Aho tuba mu bubata bw'ibitugose, aho tukinjira mu bubata bw'umwuka wera, mu bubata bw'umwuka wera. C'est mon frère, jamais faux. Turashaka kwinjira mu bubata bwera.
ububata bwera, ububata bwera, ububata bwera, ububata bwera, ububata bw'umwuka wera. Kugira ngo twinjire muri ubwo bubata Yesu. Uri Imana igifite imbaraga, uri Imana ikibohora, uri Imana igikiza, uri Imana igitanga ubuzima, uri Imana icyeza, uri Imana igitanga amahoro, uri Imana igitanga umuhamagaro. Twabonye ku muhamagaro wawe n'umuhamagaro wo kwezwa ni wowe bahamagariwe. Muri hamwe ngo mwami cyo nifuza cyane ni ukwera nkawe nkawe nkawe. Ngaho abantu isi ikeneye, ngaho abantu igihugu gikeneye, ngaho abantu kaminuza ikeneye, ngaho abantu CEP ikeneye, ngaho abantu dukeneye sosiyete, ngaho abantu bakeneye muri sosiyete n'abantu bahamagara umuhamagaro wo kwezwa kandi akabara wabama umwana. Barandikiye Abaroma arabangira ari ry'ibibi byakoraga mu ngingo zacu byabyicijwe n'amategeko tukera imbuto z'urupfu, agaravuga ngo ku bwa Yesu Kristo ngo twinjiye mu bundi bubata bushya, ububata butari bw'inyuguti, ububata butari bw'idini, ububata butari bw'ibyo turi byo, ahubwo twinjiye mu bubata bushya, ububata bushya, ububata bushya, ububata bw'umwuka wera. Turagushimiye Mana, komeje kutwinjiza mu bubata bwera bw'umwuka wera. Pawulo Abaroma aravuga ngo niba mwarabatirijwe muri Kristo Yesu, mwabatirijwe no mu rupfu rwe. Aravuga ngo kubw'uwo mubatizo, kubw'uwo mubatizo w'urupfu rwe, kubw'uwo mubatizo muri Kristo Yesu twahawe ubugingo bushya, twahawe ubugingo bushya, twahawe ubugingo bushya, twahamagariwe kwezwa. Ishimwe n'ibi rya Yesu. Turabasore n'abakobwa n'ibindi byiciro by'abantu bari hano, turumva twifuje umuhamagaro isi ikeneye. Isi iribaza ngo ni gute twabona umuntu uri mu mwuka w'Imana. Igihugu kiribaza ngo ni hehe ni gute twabona umuntu uri mu mwuka w'Imana. Ariko tugize icyifuzo, turashaka kugira ngo twinjire mu bundi bubata, ububata bwera, ububata bw'umwuka. Turumva turambiwe kwiyobora, turumva turambiwe kwiyobora, tukayobora ubuzima bwacu uko tubishaka, turabirambiwe. Ahubwo tugira ngo twinjire mu bundi bubata bushya, mu bubata bw'umwuka wera. Tugira ngo twinjire mu bubata bw'umwuka wera. Isi nikenera umuntu muri mwuka w'Imana, isange duhari mu izina rya Yesu Kristo. Turivuze ngo mwami wongere gufata ubuyobozi mu buzima bwacu, wongere utuyobore, uyobora abasore, uyobora abakobwa. Intambara turwana nazo ni nyinshi, ariko kuko tutakishoboza kuzirwana, twifuje kugira ngo wuzuze imbaraga z'umwuka wera muri twe, hanyuma tubashe kugenda nk'abantu buzuye umwuka wera. Icyo nicyo cyifuzo twari tugize mwami. Turagushimiye kuri Imana itanze imbaraga z'umwuka wera kugira ngo twongere kuzuzwa umwuka wera bundi bushya, maze isi ikeneye, igihugu gikeneye, kitoro gikeneye, igihugu gikeneye ndetse na kaminuza zikeneye zagiye dusanga mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye, turagushimiye Yesu, turagushimiye mwami, turagushimiye kugitanze, turagushimiye Yesu, urakoze mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen.